mbona uri umuntu mwiza mwiza imbere n'inyuma impano y'urukundo igabura ry'umutima ufite uko ubikora mvura umuntu mwiza ufite uko ubikora mvura umuntu mwiza wanyijije kwifuza no kwigunga urubura ikirenga urashoboye si gukabya umbujije guhuzagurika mu by'ubu kumaze ubwenge bwanjye kumva urukundo rwawe sinza guhemukira kuko uri umuntu mwiza kuba hamwe biduhindura umwe bizakomeze kugeza ku rupfu mbona uri umuntu mwiza mwiza imbere n'inyuma impano y'urukundo igabura ry'umutima ufite uko ubikora mvura umuntu mwiza ufite uko ubikora mvura umuntu mwiza nyongerera ibyishimo byagahera uburyohe buhanitse shere aho uri hose ndagushuje I miss you uragura muhaye ikaze rero wowe aho uri hose ubasha kubana natwe gatanu ku kandi nibisanzwe rero murabizi abantu babandi ibiganiro byo nakagaruka kandi noneho uyu munsi bafite ibiganiro ikiganiro navuga ko noneho buri wese ari buze kwisangamo turagaruka ku rukundo rero urukundo rw'iyi minsi wararubona uti urukundo rw'iyi minsi ko rutoroshye abantu benshi rero ikintu cyo tuganireho kuri uyu munsi biragoye cyangwa se bimeze nkaho abantu turi kubyitiranya ukitiranya irari n'urukundo irari ni kimwe urukundo ni ikindi ni ibintu bibiri bitandukanye ariko nanone bimeze nkaho byose umuntu ashobora kubyitiranya cyangwa se hamwe umuntu avuga ngo biragoye kuba wamenya ukubwiza ukuri n'ukubeshya gute wamenya ugenzwa umuntu ukuzaho niba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu wa muntu ugenzwa n'irari kuri wowe wa muntu ugenzwa n'urukundo abo bantu babatandukanyiriza hehe nibyo rero kumusuye kuganiraho cyane nawe ba hafi muri comment tubwire uko byumva niba byarakubayeho niba se kandi nawe hari relationship ushobora kuba urimo ariko itameze neza ushobora gusanga ibi ngibi nuza kubyumva urasanga nawe uri ari irari nta rukundo ruhari ushobora kuba hari umwe mutangiye kubipanga ariko nyamuneka byumva kumva n'irari ntituyice ariko uri umuntu mukuru analyze ibyo tuvuga nawe ubitekereza uri umuntu ubishyire mu nyurabwenge urebe uwo muri kumwe urebe uko muri kugendana urebe uko muhagaze uraza kumenya n'irari cyangwa n'urukundo nyakuri turabasuhuje twongeye kubasuhuza n'ubundi nakagaruka ni Nyampinga TV tushimiye kubana namwe ni mama Kelly inshuti yanyu magara n'umukunzi wanjye nanjye nakagaruka ni mwiza nk'uko bisanzwe turi kuri Nyampinga TV twongeye kugaruka kubaganirira turabakunda kandi mama Kelly nawe mwiza ndizera ko byanze bikunze ntawe utazi iby'urukundo ntawe utarabinyuzemo kuba turi ahanga tubivuga suko turi abahanga cyane mu rukundo suko dufite n'urukundo rwinshi ahari se navuga ko rwaturenze si nuko turi inzobere muri byo ahubwo nuko ibi tuvuga nawe ufite uko byumva ahubwo nuko twe tugiye kukubwira uko tubyumva tugiye kukubwira uko twe tubibona abantu batatu uko tubibona ubwo ibyo duhurizaho nawe wicara urebe nibaza uri wa kane tubihurijeho byanze bikunze biraba ari ukuri hari ibyo wasomye hari ibyo wabonye hari na relationship waciyemo zitandukanye mama Kelly warazigize zitandukanye mwiza hari izo wagize zitandukanye nanjye izo nagiye njyamo zitandukanye yewe hari izo ukirimo hari n'izigikomeje ariko se noneho ni gute watandukanya urukundo nyakuri n'irari gusa byose kuko hazamo ngo n'urukundo ukumva n'urukundo ese tutarajya kure mwiza ubundi urukundo nyakuri rubaho
Yeah. cya byose n'undi ni amarari bishingiye ku irari tu. Okay. Njyewe murakoze cyane. Njyewe nemera neza ko urukundo rw'ukuri rubaho ni ruke ariko rubaho, sibyo? Noneho rero urukundo rw'ukuri ni hahandi ugenda. Okay, wenda turi kuvuga ku muhungu, sibyo? Mwebwe mw'abahungu mwe, mw'abasore mwe muduteze amatwi, ugenda mu muhanda cyangwa se mu kazi cyangwa se muri restaurant, mu kabare, ukuntu, sibyo? Urumva amakeri akagenda ukicara ukabona umukobwa araje, sibyo? Ubonye umukobwa araje, uramubonye nyine tu, uramukunze, sibyo? ako kanya nta nubwo umukunda, ntabwo nakubwiye ngo uramukunda. Urukundo rw'ukuri nirwo ndiho. Iyo ubonye umukobwa ari urukundo rw'ukuraje ahantu uri, haba mu kazi, muri restaurant, ahantu hose uri, nyine uramureba ukamureba gusa. Ushobora kumureba nyine nk'agasegonda cyangwa amasegonda cyangwa umunota, ukahita umukorera ijisho bikanarangira, sibyo? Noneho yari urw'ukuri, iyo uryamye nyine uri ahantu hatuje iwawe, cyane cyane wavuye nyine muri stress, uricara ukavuga utere kuri uriya mukobwa nabonye. ariko se watanze urugero ku muhungu ko atari umukuta. Oya, rasi uri umukobwa ukunda umukobwa. oya, njyewe ndabizi, ariko njye ndabizi. fata urugero nyine ku muhungu runaka. Oya, rindira byose ndabigeraho. Noneho ukavuga utari kuri uriya mukobwa ko namubonye nkaba ntumva. Ubundi iyo uri umuhungu wakunze umukobwa by'ukuri, niyo utaramuvugisha nyine uba wumva wabuze amahoro, ukumva nyine ushaka kumuvugisha. Niyo wabona na nimero yo kumuhamagara ukajya wumva nyine amaboko ntari gufata neza, urumva? ujye uhura nawe uwo munsi umuzi. Ntabwo mubwiye kumuvugisha uwo munsi, nakubwiye ngo yari urukundo rw'ukuri. Urumva rata pro, ubona umukobwa nk'umumakiri nakubonye, sibyo? Nubwo twa turi mu kirora ahantu ndakubona, nese wombonye mu buhe buryo? nyine rindira, none twahuriye ahantu, nibyo ndi kukubwira. Umuhungu yahuye n'umukobwa, sibyo? Ahantu nyine, cyangwa se nyine ahantu nyine tu, hanyuma akamukunda. Samukunze, ndi kuvuga ku rukundo rw'ukuri. Niba mukunze rero ari urukundo rw'ukuri, ari uwo muhungu nyine ushaka urukundo rw'ukuri ruzavamo ubugeni bakabana, ntabwo ahita bimubwira ku kanya, sibyo? Ashobora no kutamwaka izo nimero ariko isura yayibonye. Ni handi nakubwiraga ngo yageze iwe cyangwa se mu rugo arabitekereza, asubizanya ubwenge inyuma, urumva? Agatekereza ko atari wakuri umukobwa nabonye mu kirori, ko nabonye ari mwiza, wazamushaka undi munsi tugahura tukaganira. Ubwo ni urw'ukuri. Hanyuma ugashaka, sinzi ukuntu wabikora, sinzi uko wabigenza, niba sinzi nyine tu ukora buryo ki muzahura mukaganira, urumva? Hahandi ufite, hari n'uwo binanira, hahandi rero yashoboye ntimumwakira nimero, sibyo? Cyangwa se ukaba warayibonye, sinzi uburyo wabikoreshamo, ariko biba bitandukanye n'ibyirari. None se mwiza, tukiri aho ngaho, ni ukuvuga n'ibyo uvuze birashoboka naho ari urukundo rw'irari. Akenshi ngereka mndivugire wenda nko ku muhungu, wenda wavuze muhande rwe nk'umukobwa, reka nongeye mvuge nk'umuhungu. Ni ukuvuga niba ari yaba urukundo rw'irari yaba urukundo rwa nyarwo, twubundi ku bahungu akenshi biba bijya kumera kimwe, ahubwo bitandukanwa n'iki? N'agaciro n'ukuntu ugenda wiyumvamo kubaha wa muntu, ni ibintu byikora muri wowe. Bitangira tw'abahungu kuko dukunda hanini ibyo tubona, nibyo hanini dukunda. Noneho bikaza kurangira wa muntu ko wamubonaga nuko wamutekerezaga kugira ngo twuzajye kumukunda. Reka mvugiye kuri twe nko ku bahungu, niba umuhungu yakubonye n'ubundi akifuza kuba yakwifuza kukuvugisha, yakenera na nimero zawe, yanagira gute cyangwa se cyari cyo cyose, yashaka intandaro cyangwa yatera intambwe ikuganaho, yamaje gushima physical parents yawe, inyuma yagushimye. Noneho ubwo ari gukururwa, n'urukundo rwa nyarwo. Ubwo ari gukururwa n'iki? Akururwa nuko ari kukubona. Noneho rero kera kabaye muri kwa kukugeraho, waratahana bitekereze. Niba atabashije kubona uko akuvugishaho, ashobora no kuza yaraje kuvugishaho ngo bisanzwe, ariko mu mutwe we kenshi abahungu tuza ari urukundo rw'irari rutugenza, tuza twakura ari kiki. Ahubwo iyo akugezeho agasanga wowe uhabanye nuko yabitekerezaga, squat nshobora kuza nkasanga wowe narinje nzanye ibyo byirari, aho nkasanga wowe mu mutima wawe ntugendera muri izo nzira.
noneho uretse no kuba bitakurimo ariko ntunyakiriye nabi, uri umwana mwiza, unamvugisha neza, unyakiriye neza, kandi n'ibyo ntunyumvishe nk'aho ndi umusazi kuba njye ari uko narinje. Uhaye agaciro amarangamutima yanjye nuko njye niyumvaga, kandi ntumbwiye nabi, ariko wowe si izo nzira urimo. Icyo gihe byanze kunze umuhungu urataha, iyo umufitiye urukundo rwa nyarwo, aho niho bita bitandukanira. Iyo ari urwirarwo nyine bikomezanya gutya, araza uko yayikubonye agashima akayagara, mugahita muyagarana. Noneho iyo ari urukundo ruzima, ataha ahubwo agatekereza kuri ya myitwarire, kwa kuntu wamwakiriye, kwa kuntu mwavuganye, kwa kuntu utamufashe nk'umusazi cyangwa se uko yiyumva, ugaha agaciro uko yiyumva. Ibyo byose n'utwo tuntu agenda neza, utuntu dutandukanye twinshi, noneho agatangira kumera nk'ukwigaho we utanabizi. Twatsi ushobora kugira ngo byararangiye, nta kigutekereza. Ushobora kugira ngo byaranarangiye kuko ushobora kubona aciyemo n'igihe atacyongera kuvugisha, cyangwa se akanakuvugisha kuba nta mbaraga bisizemo. Aho aragenda akabyicara akabitekerezaho, n'akamera nk'ukora ubugenzuzi neza, akareba yazamara kujyana ibimenyetso bye yakwanarijeho neza. Aho noneho niho atera intambwe, akaza noneho akaba ari bwaza aje atari ibyira bimuzanye, noneho akaza aje kukwaka urukundo ariko ari serious. Ibyo ngibyo hari ababigira. Aho ni ku bahungu. Sibyo? Ibyo hari ababigira. Abahungu ngenda cyari ku bahungu. Ibyo abahungu babigira. Sibyo? Akaza kuvugisha. Ariko hari n'umuhungu ushaka kubonamo umuntu kandi atanakuvugishije. Ntibishoboka? Yego, naho byashoboka. Hari umuntu ushaka kubona umukobwa akaba atura umukobwa yavamo umugore mwiza. Ariko aho ni inyuma, ariko mutavuganye. Je ntabwo ndi kuvuga ibyirari, sibyo? Ibyo byanyabyo, ariko ikintu ngiye kukubaza ni iki? Umuntu araje kubonye umunsi wa mbere, ntarakuvugisha ngo aragukunze byanyabyo, ntakuzi, sibyo? Araje ako kanya arakubwiye ngo aragukunze, ngo arumva yagukunze, akava no mu bye. Ariko se wanyumvisha mu makeri, je ntabwo ndi kuvuga kabikubwira, sibyo? Twe twavuze ngo ni igiki, ni gute umuntu yamenya urukundo rw'irari n'urukundo rw'uri, sibyo twavuze? Nibyo twavuze. Rero nge ndi kuvuga hari umuhungu, nta nubwo mvuze ko yabibwiye umukobwa, sibyo? Hari umuhungu ushobora kubona, tuvuge wenda n'urugero, sibyo? Urugero ukabona nk'umuntu wenda tuvuge wenda uri nko muri restaurant, cyangwa oya wenda mu kabari niho hantu wenda tuvuge ngo bari abakobwa nyine bacanye ku maso, sibyo? Umuhungu akajya mu kabari, hako umuhungu ukundiye mu kabari w'abakubeshya. Ariko serindira, ariko sibiki mu kabari rega n'ahantu, kuko nagashaka kuvuga ngo arakurongora kugira umugore yagukuye mu kabari. Saa 7, saa 9, urumva? Muri gusangira icupa. Kandi nanone wumva ibitangaje, nta kabari umugabo yajyamo hatarimo iki. Ariko se mwakumvise? Nirari ryo. Je munyumve, sibyo? Mujye mureka kwishuka. Yaba kabari, yaba urusengero, yaba n'isoko, yaba no mu muhanda. Ni ahantu hataba abakobwa beza na ntataba babi, ntataba indaya, ntataba iki. Urumva? Ako kabari uri kuvuga, sibyo? Hari umwana uburiyo ari magorwa, yarakajyanyemo no kuburabura, yarabonabonye, sibyo? Aba mukobwa mwiza n'abakobwa b'ibiti. Ako watanze urugero rwawe nk'umukobwa wahuye n'umuhungu mu kabari ukamukunda. Njyewe rero, sibyo? Tuvuge tureke no kubijya by'abahungu bamugana. Njyewe wenda kugira ngo menye ko umuhungu nkunda by'ukuri, sibyo? Umuhungu bisaba ahanini biba bisaba amaso yo cyane nyine n'Imana ibigomba kudukoramo nk'atwe bakobwa, sibyo? Ariko kugira ngo bimenye, sibyo? Icyambere siwe wenyine mugiye gukundana, siwe mwarakundanye, habari n'abandi, sibyo? Ibikorwa uko yitwara, urumva? Ibyo bikwereka ko atagize niba uwo mugani. Ushobora umuhungu aba yari akaza avuga ati ngewe nagukunze, yego ni byiza, kunyiye kumbwira ko wankunze ni byiza, kumunda ni byiza. Ako kanya yakubwira ati nagukunze mukobwa mwiza, uti yego. Erega reka nkubwira abahungu bose, urakurya uvuga ni ibiki? Abahungu bose bavuze ko bagukunze ntago ari irari, wowe ubihereza igihe umwanya niwe ubisobanura. Ndabeshya pro? Erega dore n'ikintu ubundi gitangaje, sinzi niba mujye mubibona wenda, ariko cyane nko ku bakobwa, ariko urukundo buriya rw'irari, sinkubeshye, ni rwo rukundo rujijishije. Noneho nanone kuri wowe utanabizi, navuga ko ruri sweet cyane,
eba nurimo isukari n'umunyu urimo ibirungo uzi ukuntu yemera akaba yanapfukama ariko akemera akagendera no mu umuhungu agapfukama akaba yagendera mu hanyuma agakomereka yes kugira ngo akwereke ko agukunda umuhungu ugufitiye irari ntacyo atakora ngo akwereke agukunda ngo akwereke ko agushaka. Ikindi kandi ntacyo atakora ngo akwemeze ko ari weho Evan, ari weho umukobwa hari wanyu mushobora kusigaye. Sibyo turi abantu sibyo njyewe byo kumbwira ngo kupfukama ngo kugira gute njyewe undi hari ibintu nubaha cyangwa hari ibintu umuhungu ashobora kumbeshya yes ndi umukobwa yambeshya yagenda ngo niyo ngo mba numva ngo hari n'abateranga amameta naninga amavi ngo bakakwambika ngo imeta ngo kubeshya si kimwe iyo wamunaniye ikintu nabonye kuri iki gihe nubwo wenda njyewe nsa nawe ngendana nabivamo sibyo nkamwe bakobwa urumva nkamwe bakobwa abahungu barabashuka uti gute araza yifitiye umukobwa ku ruhande akunda sibyo akunda atereketse hariya pe mu mutima we arimo waraje arakubonye ni ryarari noneho abenshi abagira ngo aza gutesha igihe akunyuze hirya kubeshya icyo uzakina cyose azanakiguha cyane cyane ni nk'aba bana baba barangije kwiga babashukisha utuntu nk'utwo ngutwo uzi ikintu abakeneye se abakeneye kugira ngo yiga wowe akwigireho urumva akwigireho akinisha umubiri wawe na ryarari rye agire n'ibyo yiga kugira ngo azamenye uko yubaka urugo rwe neza. Ntabwo rwubaka neza biba biraho niko abateye ntago ari kugubaka neza. Ntago ushaka kumbwira ngo umuntu murahuye umunsi ngo akweretse ko agukunze ngo ibiki nawe mukobwa utigo jewe icyo tutari kumvikanaho sibyo ntago umuhungu wese ukubwiye ngo ndagukunda kubera ko akubonye ari kuvuga ngo ntago bagukunda sibyo hari uprofite nyine akabadindika mbimubwire wa mugani na batazana nanga cyangwa iki ahubwo ikintu ukora ubihereza umwanya ni usobanura ibintu byose sibyo kuba umuntu yakubwira ngo ndagukunda n'undi akabikubwira imyaka ingahe ntago ari cyo gisobanura ko umuntu agukunda by'ukuri hanyuma kugira umenye ko ukunda nyabyo nyine kimbwire numve nyumvise kugira ngo wizere wa muhungu koko niba akubwiye ko agukunda nawe ukabona muko kuri bitari irari jewe nakubwiye ngo mbyumve ahanini ni igihe icyo gihe kigeza ryari hari n'abahungu bazi guhatiriza bagakwitiriza akarindira bamutarambirwa mpaka icyo ashaka mpaka kigezeho kandi atagukunda ari irari gusa. Dusoza ikiganiro cyacu bura rero mama Kelly nawe mwiza kuntu ngiye mbyumva aha ni mu ruhande rwanjye nawe mbibutse rwose inshuti bakunze mudukurikira namwe mufite ukwanyu mu byumba mufite ukwanyu mu bibona n'uburenganzira bwanyu kujya muri comment mukatwandikira namwe mukatubwira uko mbyumva rero ngiye nka rugero urukundo nyakuri aho rwakabaye rutandukana n'irari ni ukuvuga umuhungu niba urukundo nyarwo uko rutangira imiterere yarwo intambwe ku yindi rugenda step by step kandi zose ukagenda uzibonamo ukuri umuhungu habaho ugomba kubikurikiranya nawe niba uri umuntu ushaka urukundo rw'ukuri ruturuka ku muhungu cyangwa ruturuka ku muhungu akenshi uko nitwe dukunda kufata iya mbere tukabwira abakobwa ko tubakunda ahanini natwe tugomba kugaragaza niba turi serious kuba twabana n'umukobwa kuko umukobwa igihe cyose abona kuri seriye ufite n'ubushobozi bw'ibyo uri kuvuga ushobora no kubona urwo rukundo rwo kwaruhagaramo neza akenshi abakobwa bo ashobora guhinduka nubwo afite n'undi arahinduka birashoboka. Noneho rero dore kuntu bitangira intambwe ku ntambwe step by step. Mbere na mbere hari ukumenyana na wa muhungu uwo munsi mumenyanye umuhungu ugukunda bya nyabyo ugufiteho gahunda ntabwo uwo munsi ari wakubwira ko agukunda azareka mumere nk'aho mubayeho inshuti bishake byamara icyumweru byamara iminsi ngahe ariko azafata igihe cyo kubanza kukumenya no kukwigaho ubizi cyangwa utabizi ariko azabanza kwegereza imbere na mbere intambwe yamenye ugushyira hafi ye akwiyegereze akereye cyatuma cyose mwegerana musatirana kuba warahuye na benshi bakubwiye ibyo bintu banza wumve iyo akwiyegereje agenzwa n'irari birangira uwo munsi n'ubundi umutima we atihanganye wa munsi akikubwira wa munsi aho ndacyari kuvuga oya rindi rubanze wumve izo step kuntu zenda zikurikirana umunsi habanza step kugira ngo abanza kwiyegereze mumenyane abanza kumenya kwigeho step ya kabiri kurikira nuko ategura umwanya akagusaba n'igihe
kuba mwazahura apana ibyo ngo muhure mu rugo, ategurana akavuga ati wenda duhurire ahantu cyangwa se ndagushaka muri ubu buryo, mugapanga ukuntu mugomba kuzahura, atari ibyo kuvuga ngo ndagushaka ngo uzaze unsure, si ugusurana, ahubwo mupangana umuhurira, akakwicaza akakubwira uko yiyumva. Aho ngaho niho akubwira ko agukunda. Iyo ni intambwe ya kabiri. Ushobora kumwemera cyangwa ushobora kumubwira agategereza cyangwa ushobora no kubikora ukundi, ariko iyo ni indi ntambwe ateye. Intambwe ya kabiri, ararindira hagacamo igihe, niba umwemereye ko mukundana arabihigiye mubanze mukundane koko, yigaragaze ko akwereke rwa rukundo yakubwiye, akwereke ko agukunda koko, oya ibyo kuryamana aho ntiharagera, akwereke ko ahari, akwereke ko mukundana, ntabyo uvuga ngo aragusaba kuryamana, ntabyo uvuga ngo niki, oya ahagusabye kugira ngo mubanze mumenyane, mukundane, ibyo mwemeje rero nibyo mugiye gukora, niba ari gukundana mugiye gukundana. Indi step ya gatatu, azaguporopoza, azagusaba ko mwabana, ashingiye aho urukundo abona rugeze, imyitwarire ufite n'igihe mumaranye nuko akubona, aho aguporopoze kuba mwabana. Aho numwemerera, azafata igihe cyo kugira ngo noneho atere ya ntambwe kugira ngo mwinjire muri famiye, mwinjire mu miryango, umenye iwabo, amenye iwabo, ababyeyi bakumenye, n'abavandimwe bamenye n'intego gufiteho, nawe kandi bamenye icyo agutekerezaho. Noneho kandi ikindi, ubwo igikurikira ni ya step y'ubukwe. Kuryamana rero biza nyuma y'ubukwe. Banza wumve noneho irari rero, urukundo rw'irari, urwo ni rwo rukundo rwa nyarwo, urwo ni rwo rukundo rw'ukuri mwiza. Banza wumve ubihakane nyuma, ariko banza ubyumve. Urukundo rero rwa nyarwo, nako urukundo rutari urwa nyarwo, urwo ni urwa nyarwo nakubwaga n'izo nzira rugenderaho. Niba bibisikanye, urukundo rutari urwa nyarwo rw'irari, umunsi wa mbere akikubona aratanguranwa, aravana kubwiye ko agukunda, yakwishimiye, urasa neza. Niyo mpamvu nabwiye ngo bari sweet, ruba rufite uburyohere, bufitemo ibintu utuntu ducanganyije tw'utunyanga duciye jya ku ruhande hano, wumva ko atari serious, wohumwa amaso na bya bindi, araza fasi akubwire ngo wow, wambaye neza, urasa neza, agutakagize. Uwo munsi murahava mu magambo yose avuze, akubwiye ko yagukunze cyane. Nubwo atabikubwira, urugero niba unacuruza akubwira ati ese ibi bintu twongeyemo gutya na gutya, nubwo atabikubwira ntibyaba neza, nubwo atabikubwira arahava nawe ubona yayagaye, ubona ko nyine hari ukuntu yakwishimiye, ubona ko yayagaye, yakwishimiye cyane, yagukunze cyane. Nibwo bwa mbere muhuye, umunsi wa mbere muhuye. Undi munsi wa kabiri muzahura, azagusaba ko wazamusura cyangwa se we yagusura. Undi munsi uzakurikiraho we, umva izo step zo kuntu zikurikirana zirari. Undi munsi uzakurikiraho, numuhakanira ko utamusura, azagusaba kugusohokana. Nutabyemera ibyo ngibyo nabyo ubwo wamunaniye, nunamwemera cyangwa mugasohoka cyangwa mukanahura, mu bintu byose bizakwerwaho uko muzagira, azakoreshwa ashoboye yigaragaze nk'umuntu ukeneye gusupendinga byinshi kuri wowe, kukwereka ko akwereke ko ashoboye buri kimwe kuri wowe, akwereke ko ntacyo atakora ku bwawe, kandi nta n'icyumweru muramarana. Indi ntambwe yindi izakurikiraho, wa muntu ntabwo azaca n'icyumweru, azatangira gusa akwereke ko ashaka ko wamubera umugore. Mumenyanye mu cyumweru kimwe, ariko ahise atangira guporopoza ku bana no gukundana, ntibiracamo neza, ntibiragira umurongo, ariko atangiye guporopoza no kuba mwabana, atangiye kukwereka kuntu wavamo umugore mwiza, wamubera umugore mwiza, waba mama w'abana be beza. Nta n'icyumweru mumaranye nibwo akikubona, ariko yatangiye kukwereka kuntu uri umubyeyi mwiza, kuntu rwose byashoboka ari we muntu yakubakiraho icyizere cye cyose, ubuzima bwose bize mu biganza byawe. Iyindi minsi noneho irashira, aratangira gushyire kuri pressure noneho wewe kugira ngo mubonane kenshi cyane cyane, no nagusatire cyane kugira ngo akwibagize no akubuze gutekereza. Wa mwanya wo kujya kumwibazaho no mwanya araraguhamagara, nta gihe ubona we cyo kwitekerezaho no gutekereza kuko muri gukundana. Araraguhamagara
akanya kose ubonye araguha mesaje za buri kanya, mesaje za buri kanya mu isaha ashobora guhamo mesaje zirenga 10. Akeneye mu gitondo waramutse gute, wiriwe gute, ibintu byihuta gutyo bishyushye, wowe rwe tutwarwa na kwa kundi anyitayeho, umuntu mbazaniriwe gute, umuntu mbazanaramutse nte, ibyo byose ubwo buryohe n'icyo cyizere cyose arimo kubakamo mu gihe gito cyane, mu cyumweru kimwe mumenyana, mu cyumweru kimwe ukajya mumaranye imyaka 5 muri kumwe, ubwo si urukundo n'irari, aho bigushora birangira uguye muri wa mutego yagutese. Okay, nta kibazo. Kandi yakubonye yabirangiye, sibyo? Kandi yamaje kugera aho ngaho kumbwira ngo ibyo mwavuze biba birangiye, gusa ngo azango gakeya ngo urukundo ngo rw'ukuri, ngo urukundo ngo rw'irari, ngo binkirira ugute. Ngiye wumva kuntu bibiri. Nta muhungu kuba yategereza akazango ngo step by step, nubwo yaba ari urw'irari nabwo yabigira. Nta muhungu wirari ushaka kuri izo step, sibyo? Ntabwo bishoboka. Buri wese ngewe rero sinzi ukuntu mubifata. Ngewe umuhungu twakundana nubwo yaba ari irari cyangwa ari ibiki, nanubwo ngiye binandeba ko ngewe mfite ubwenge bwanjye n'ubw'Imana byose bifata igitiranyije. Uri kubyumva mu makeri? Ngewe kuba umuhungu dukundana cyangwa se witwa kamwe mbwiye ko dukundana yaza, sibyo? Erega sinibaza kudemara kwawe muhungu n'uburenganzira bwawe kuko uri muzima, siko biri? Niba uvugiye ko nkunda nkaza kukureba ugashaka sexe, nyine ni uburenganzira bwawe, uri muzima. Kuko utari na muzima sinagukunda. Ariko se tekereza umuntu muri tekereza uri umukobwa, umuntu muhuriye mu birori, wenda wambariye umuntu nawe yari yamwambariye, mutandukanye aho muri uwo munsi mwirirwanye muri ibyo birori, mutandukanye mupanze ko ugomba kujya kumusura. Oya, nyine rindira rugero, wowe uri kumbwira uwo muntu mugiye gukundana nta kibazo. Noneho sibyo kuba wademara nagiye gusura umuhungu akademara si ikibazo, kuko utanabikora nagukunda nka bro wanjye nk'abandi bantu. Reka mujye kuvugisha utaranagerayo tubitangiriraho, wumva ari igihe kingana iki wowe wamara umenyanye n'umuhungu ukaba wajya kumusura iwe? Hajya kumusura iwe nk'umuntu ukeneye urukundo nyakuri. Reka kumbwira ngo kumusura iwe, kuko gusura umuhungu ntabwo bisobaye kuryamana. Hakese ibyo nyuma muvuga ni ibiki? Reka maze baze amakeri nuri mukuru mo gake. Ntabwo gusura umuhungu bivuze kuryamana, sibyo? Hari n'umuhungu ushobora kukwaka sexe, urumva neza? Abahungu mani barahari. Hari umuhungu ushobora kukubwira ati okay ngwino nsure, sibyo? Ukagenda uvuga ngo ni wa muhungu w'iki gihe bibirayo, sibyo? Kandi afise indero ashaka no kugira uwo mugore uri kuvuga, yakubwira ngo turyamane, wabyemera ahubwo akaba ari nabwo agukatira. Ntabwo abahungu bahari shaka kuvuga ati turyamane wabyanga kandi nakwange. Nibabaho ni bakeya, ariko babaho. Buri umunyamane abashaka ko muryamana, yes ni yabyanga, ariko ni ushobora kubikwangira. Buri umuhungu nubwo yabikubwira nyine hano uzamumenya rero. Ni wa muhungu ukubwira ngo turyamane, sibyo? Kuba umuhungu yashaka sexe si ikibazo kuko ni muzima, ahubwo nyuma yuko umwangiye yitwaye ate mwiza. Aha nituvuga irari, aha nituvuga urukundo rw'irari, mu rutandukanye. Ntimwumve yuko n'abadukurikiye babyumve, ntibumve yuko irari turi kuvuga mu rukundo ntago buri yirerere gusa ryo kuba umuntu mwasambana. Hari n'umuntu ushaka kugira irari akumva yo gusa gufite irari ryo kumva yagugira umugore we, ariko mukuri kose buri urukundo rutandukanye n'irari. Rero mva kubwire n'ubundi turi abantu, sibyo? Ngewe umuhungu kumbwira ngo irari, ngewe wenda sinzi ko numeze kumbwira ngo umuhungu ngo ni irari, mugihe ubwo se yakemera ko mubana mugakora mariage akakubeshya, akabeshya ababyeyi bakabeshya ngo ntacyo byaba bimbwiye, kuko nanjye sinjye nyine yababeshya, sibyo? Mwageze aho mukora mariage ntuva se bunu busuye abashigaje iki, sinjye yababeshya njye nyine, cyo genda n'abantu bazabimora, urumva? Erega kubera yuko abakobwa, kubera ko abahunga kenshi bamenye ko abakobwa nabo bakeneye wa muntu nguri seriye ngo bashyira mu rugo ubagira umugore, nawe yaje kukubeshya rero kandi ukundo rw'irari. Niyo mpamvu mumarana icyumweru kimwe gahita propoza ku bana, rero reka mubwize ukuri nkanjye kugira kumvishe ko ngari serious. Ku giti cyanjye nkanjye ubwo si ubuseriye n'irari. Ku giti cyanjye simvuze ko n'ubundi n'umuntu tuzakundana tuzakundana igihe kinini, si kinini pe, sina kinini, si gito sina kinini. Muzahura icyumweru kimwe birangira. Oya, si icyumweru kimwe, hagati y'umwaka n'igice cy'umwaka, urumva mama Keri? Ariko ntabwo umuhungu nese umuntu mwege mugomba kuba abantu bakuru. Umuntu n'umwana se
guhura ngo guhamagara ngo usangayo gusa kumuhamagara kenshi ntabwo bishoboka sibyo rero kuba mwavuga ngo muhenga igihe kiniki ngo murabanye ngo mugeze mute igihe kinini ntabwo aricyo gisobanura ko umuntu ngo mugomba kumenyana ngo kumenya ngo niba ngari irari ngo cyangwa ngo atari irari urumva umuntu ugukunda uramumenya yaguhaye igihe yashaka kumumenya nyine sibyo oya twavuze ahanini twagiye twibanda ahanini wenda nko ku nk'ibyo nge wenda navugaga izo step navugaga ahanini zishingiye ku muhungu ajya kure umukobwa niba wumva izo ntambwe zagufasha cyangwa se niba wumva hari n'ubundi buryo ushaka kubirebamo ariko nuko umuhungu uri serious cyangwa se umuntu ugukunda bya nyabyo biragaragara pe ntabwo bigaragarira ariko iyo uri umuntu iyo udahumwa amaso n'ibyo umuhungu agukora byo kujijisha umuhungu ugenzwa n'irari yakora igishoboka cyose akakwereka ko ari seriye ariko iyo uhumwa amaso n'ibyo bintu aba arimo kukwereka by'ako kanya byihuse bidatuma witekerezaho ushiduka uhombye ibyo ndabyumva rero tugaruka igihe kinini kuvuga ngo igihe kinini cyangwa ngo mumaranye igihe kinini bakubwira ngo akagukunda ngaruko wacenga iminsi ngamezi n'iminsi ibiri yakubwira akagukunda ahubwo nyuma yo kukubwira akagukunda ni igihe gikurikiyeho ibyo nibyo mwiza unyumve neza si iminsi navuze ngo wenda hari ukwezi runaka ahubwo icyo navuze kuki mutahura rimwe ngahita akubwira akagukunda ahubwo icyo navuze nashatse kugarukaho nuko niba ari igihe sibyo niba ari igihe turimo cyangwa se niba ari ukuvuga ngo izo step zigiye kurikirana zikurikirane mu cyumweru buri cyumweru ariko ashyira ibintu ku murongo ubone ko nawe ubwe ntajagaraye ibintu bye biri kuri gahunda noneho tugaruke ku bakobwa kuri wa mukobwa buriya nubwo tuvuga ngo abahungu ntibabaseriye hari n'abahungu nabo batabaseriye muramenyana uyu munsi akakwizeza ibitangaza ugatangira gutegura imishinga y'ubukwe gahunda umufiteho ugatangira gukora ibishoboka byose yakwemerera ko mukundana ejo akaguha invitation bibaho kandi n'abahungu ibyo ntibarabyiharaje rero noneho muhungu nawe niba ukeneye kuzamenya wa mukobwa ugukunda by'ukuri twumvishe step ku mukobwa ariko ku muhungu nawe niba ukeneye kumenya umukobwa ugukunda by'ukuri bya nyabyo buriya umukobwa yagenda akajya akura biriya bita ngo ni ugukura yakura akazenguruka igihugu cyose rwose akabakura abahungu bose uzi n'inshuti zawe muzanye akazikura ariko wowe mukundana ntagashobora wowe mukundana utibwirije ashobora no kubimubwira oya ntabwo ari ukuvuga ngo ntiyabimubwira ashobora no kubimubwira ariko biva mu mano hahandi bya nyuma aba yabuze binakozwe ni hahandi anayakwatira aba yabuze icyo akora ntubikore nabwo nta bitindaho nta nubanza gushyiraho arakumva ariko azaba agukura kwake 5 cyangwa 2 umubwire ngo ntayo mfite cyangwa ndaza kukurebera ahita gushyira blacklist kuko ubwo ntubuki mu basheri be ntubuki muri ya list ahita gusiba kuri list anyuzaho igoma ahita siba rero mwitonde kandi umukobwa nawe ugushakaho ikintu yakora igishoboka cyose ni nk'umuhungu nawe ugenzwa n'irari hari akantu bavuze nanjye nakunze sibyo umuhungu wese ukubwiye ngo ngwino unsure cyangwa se ngo umuhungu ngo ngwino unsure bose ntabwo ariko baba bashaka ko muryamana niyo banabishaka ntabwo ariko batagukunda bose siko babishaka ariko iyo ukunda umuntu umuntu ukunda umuntu ubwabyo ni ibintu byikora umukunda bya nyabyo uramwubaha no guhingutsa ijambo mu kanwa kawe ngo sex niyo bibaye mukundana muri ya step navuze y'urukundo biba ari ibintu byikoze niyo binarangiye usanga mwese mumeze nkaho mwumva urese shinzi kosa mu ruhande rwe mukanashaka ingamba y'icyatumye mukibaza byose byatewe niki byatewe nuko wenda wenda wansuye cyase twaganire mu cyumba ati cya wenda twaganire mu cyumba reka duhindure tujye tuganira muri salo kugira ngo wenda dukumire ibintu bidakomeza kandi tuzi ko hari igihe cyabyo ni ukuvuga ubwabyo muhora uko bibaye nabyo mwumva mumeze nk'abishinze ikosa ariko iyo muri kumva umunyenga wa bya bintu nshuti yanjye
sinzi iyo muba mwerekera, sinzi iyo muba mugana. Okay, biranashoboka kuba umuhungu ukunda ari we wenyine ubizi ko ari we wenyine kubikora njye numva nta n'ikibazo. Dore ahandi hantu bijya bishoboka, dore ahandi hantu bijya bishoboka. Hari igihe ushobora kuba nanone n'umukobwa ukaza, umuhungu akaza azanwe n'irari kuri wowe, ariko agashiduka waramukomvetse, bimeze nk'uburozi. Ni gake. Noneho aho niho urugo rwubakiye kuri ibyo rumeze uko umuhungu yazanwe n'irari kuri wowe, agashiduka hakwamiye ukabimushyiramo, agashiduka munabanye. Uko bigenda rero nyuma yazanwe n'irari bwa nagaba yarajaje koko byanyabyo. No mu rugo ni hamwe uzabyara rimwe, ubyare kabiri, n'ubona umugabo mukiri kumwe, sha uzamenye ko sinzi biragoye. Kugira ngo murambane byaragenze kuko atarakundaga byanyabyo biragoranye. Ariko wa muhungu wakubashye agafata time ye, agafata igihe cye, akakwigaho, akavuga ati uyu muntu namuhisemo mu bakobwa bose nziranye nabo. Umwiza wowe bitamurimo bigenda ariko kwigaho gutubundi kwigaho bisaba arakomeza agashakira. Erega rugero nta nimba mvuye kugogo, sibyo? Abahungu birari, hari abakobwa birari, hari abakobwa badashaka kubaka. Warebye uwo muhuje n'undi akareba uwo bahuje, bakareka gutesha umutwe abantu, kari nabyo bimeze neza. Twese abantu bose ingero zose zirahari. Sawa. Ni ukuvuga rero dusoza rwose, muri abantu bakuru namwe mufite uko mubireba, mufite uko mubibona, uko niko twe tubibona, uko niko twe twabibonye, niko twe tubitekereza. Nawe ufite uko ubitekereza, twandikiye muri comment. Niyo mwumva n'inyungu twazagerekaho ubutaha, tuzabwirwa no muri comment mwatanze. Turabashimiye rero cyane, kandi mukomeze mubane natwe gatanu ku kandi. Murabizi ko mu bantu b'ingenzi kuri twe, turabakunda cyane. Ciao ciao, bye bye.